hanyuma rero twakiriye Chef Rama ni iki se ugiye kutwereka uyu munsi? Uyu munsi rero nguko turi kubifurira Noheli nziza n'umwaka mushya. Tugiye kwereka ukuntu bategura watermelon. Bayitegura nyine kuyikata. Uzi nk'ubuhe buryo bwo kuyitegura ni nka bunga bwo gutegura watermelon buryo nk'umunani ariko reka dukore bumwe. Muri ubwo buryo umunani agiye kutwerekamo uburyo bumwe ariko butwika kurusha ubundi. Kiza cyane. Sawa. Twatangiye. Hano mfite n'icyuma. Iyi ni watermelon yogeje, icyuma cyabugenewe naho gutegurira nkuko mubibona. Nacyo cyogeje. Yego byose byogeje. Twatangiye. Kwango watermelon nyine bimeze gutya n'ubundi. Utangira nyine nizere ko aka kantu bari kukakamera neza uburyo agiye kuyidivizamo par 2. Agiye kuyigabanyamo kabiri. Niko ayitangiye, atangiye ayigabanyamo kabiri. Ku murongo. Ariko itobarira bari nzima, agiye ukiguru ugasanga nayo watermelon gisa neza ariko cyarapfuye. Ni nziza ariko. Ni nziza kabisa. Urifuza kwambara neza, urifuza guha impano ihebuje umukunzi wawe, inshuti yawe cyangwa umubyeyi wawe, nta handi muri Kigali yose wasanga ibikunyuze uretse muri Alpha Boutique. Muri Alpha Boutique tugufitiye imyenda myiza n'inkweto cyane cyane iby'abakobwa ndetse n'abadamu, hakiyongeraho amasakoshi meza ya original, imikenyero ndetse n'amabiju. Ibyo byose bituruka mu bihugu bitandukanye by'Uburayi, Turikiya ndetse n'ahandi. Tugane mu nyubako ya KABC Kimihurura muri etage ya mbere neza iruhande rwa Equity Bank aharebana na Kigali Heights ndetse na Convention Center. Alpha Boutique ni igisobanuro cy'ubusirimu. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabi muri mwe. Ni kuri Mama Sharirene ndetse turi mu gikoni. Ariko igikoni ndabizi muzavuga yuko cyahindutse, ariko se hose ko ari iwacu. New kitchen. Hanyuma rero turi mu gikoni muri ibi bihe turashaka kubereka uko dutegura ibintu bitandukanye mu bundi buryo. Nizere ko mumeze neza rero aho muri mwari mumaze iminsi munyishyuza ngo ko nta kintu uri kutuzanira mu gikoni bimeze gute. Twagarukanye na Rama Rwanda. Uraho? Aho neza. Umeze bon. Hanyuma twanakarabye kandi ntimugire ikibazo kuko nicyo cya mbere. Hanyuma suhuza abakunzi ba Mama Sharirene. Ndabashuhuje araciye iminsi ariko atari myinshi. Ubu none nahinduye amazina. Chano ya mbere barayibye pe. Bari mwarakoze subscribe, mwongere mu subscribe mu support. Nitwa Chef Rama kabiri, nubwo tuzadukoresha wenda icyongereza tutavuga cyane, ariko muzamubona ibyo tudukora. Barikamo Chef Rama ushiraho umubare kabiri, bitubona akanuka kameze fresh. Hanyuma tutarakomeza tubifurije kugira Noheli nziza kuko turi mu bihe bya Noheli na bonane, gusoza umwaka no gutangira umwaka. Tubifurije Noheli nziza, mugubwe neza mwebwe n'imiryango yanyu. Imana ibahe kubaho no kurama kandi muramire kubona ibintu byiza nkuko mwagiye mubana natwe mu gikoni ngewe na Rama tubereka uburyo dutegura iwacu ibintu bitandukanye. Mwatubereye imfura, mwatubereye inyangamugayo, mwaduteje imbere, mwaraturebye kandi mwishimira n'ibyo dukora kuko mwajyaga mumpamagara abandi tugahurira mu mujyi mukajya mumbwira ngo ngiye kugura ibi, ngiye guteka ibi. Bishatse kunyereka yuko mwagiye mudukurikirana kandi mwishimira ibikorwa byacu. Kuri uyu munsi rero twagarutse mu gikoni, ntabwo twabivuyemo nkuko mwabitekereje, turacyabirimo rwose, ntabwo twabireka kuko kurya se ntimubizi nyine ko biza ku mwanya wa mbere. Uyu munsi rero tugiye kwakira Rama atubwire ibintu ari budutegurire. Twagiye. Hanyuma rero twakiriye Chef Rama ni iki se ugiye kutwereka uyu munsi? Uyu munsi rero nguko turi kubifurira Noheli nziza n'umwaka mushya. Tugiye kwereka ukuntu bategura watermelon. Bayitegura nyine kuyikata. Uzi nk'ubuhe buryo bwo kuyitegura ni nka bunga bwo gutegura watermelon buryo nk'umunani
ariko reka dukore bumwe. Okay, muri ubwo buryo 8 agiye kutwerekamo uburyo bumwe ariko butwika kurusha ubundi. Bwiza cyane. Sawa. Twatangiye. Abana hano mfite n'icyuma. Iyi ni watermelon yogeje, icyuma cyabugenewe naho gutegurira nkuko mubibona. Twatangiye. Nacyo cyogeje. Yego byose byogeje. Okay. Twatangiye. Watermelon nyine bimeze gutya n'ubundi. Utangira nyine nizere ko aka kantu bari kukakamera neza uburyo agiye kuyidivizamo par 2. Agiye kuyigabanyamo kabiri. Niko ayitangiye, atangiye ayigabanyamo kabiri. Ku murongo. Ariko itobarira bari nzima, agiye ukiguru ugasanga nayo watermelon gisa neza ariko cyarapfuye. Ni nziza ariko. Ni nziza kabisa. Noneho arangiza kongera ugasaturamo gutya. Yego, ikindi gipande. Urabona ko yayimanyemo kabiri ihagaze. Gutya. Yego. N'iki gitogera tugisaturemo. Gutya. Nacyo mo kabiri. Yego. Gutya. Hano turangiza. Te icyuma, ndafata icyuma ngira gutya. Naho ugiye kuhagabanyamo kabiri. Aya. Ubwo saho inyuma urabona hagaragara. Bagomba kuhabona naho bagomba kuhagaragara. Ku buryo bahabona. Naho ibi turabifata ariko umeze nkaho uri kuyihata. Ariko utageza hasi. Ngeze hamwe nacishijemo icyuma nyine. Gutya. Yego. Icyo cyuma kigura ngahe? Iki ngiki kigura 8,000. Uragishaka? Ndagishaka. Zakigura kimpemo impano. Okay. Nakwimiki. Naho ngaho. Naho turakora kuriya n'ubundi naho. Ni akantu k'ubwenge. Ari keza cyane. Ubanje kuyihata mbese ntabwo byakunda. Byakunda ariko gutya nibyo byiza. Urabona ko twayikase hari imbere na hariya. Noneho turagenda dukata utuntu tumeze gutya. Sha ubu rero numvaga hahiye rwose ariko shaka n'abantu ubuzi ko unajya namenye impamvu noneho abana ko biba byoroshye oya rwose siko ni nayo ibyo ari byo noneho tugiye gukora none ibi bintu bigiye ko ni ibiki tugiye gukora amoko menshi ubu ni ubwoko bwa mbere ndaje mbereke n'ubundi bien urumva iyo ugiye no kurya tugafata gutya mbega kanwe yewe mpise njabura utamera n'isuranye mujya muzijabura
urabona ara tukagafata gutya cyane bananze ibintu nzabishobora ntabwo byakunanira kandi wabibonye yego kugira ngo zisigarane aka kantu ariko rama umugeni akubwiye ngo mutegurire ari umugeni bamwe bari muri buki cyangwa abasheri wenda baje hano muri hoteli aje kumuterera ivi bakakubwira ngo bategurire wabategurira cyane ibyo bintu rero tuzabyigisha abantu cyane ubwo n'uburyo bumwe bwa mbere dukoze tugiye gukora ubundi rero kadukoreshe iyi ngiyi nabwo burajya hano ariko ubwo turabushyira ku yindi saha yego bya mbere babibonye bwa mbere wabonye n'ubu reka dukore ubwa kabiri noneho rero sasa bwa kabiri turayihata utamenya turayihata bisanzwe yego kuyihata noneho uzana indi sahane igabanyijwe nagahamagara ubwo ari gushaka moto ubwo burabwa uburyo bwa mbere ubu turi gukora n'ubwa kabiri bivuze ngo n'ubundi ushobora kugura otameloni imwe ugateguramo utuntu twinshi noneho urayihata gutya hanyuma noneho ugafata icyuma ugakata hano gatoya gutya camo imihanda camo imihanda ni ugucamo imihanda nizere ko muri kugenda mubona ukuntu ari guca imihanda akoresheje icyuma ibi bintu akantu na gato kagucitse nyine biba byarangiye kandi ubwo bisaba ko ureba neza kandi biba bisa neza ubu ni ubwoko bwa kabiri urangije urayifata ugapimanya hagati na hagati gutya
watermelon hagati na hagati ukayisaturamo gutya ukagabanyamo kabiri kuriya bibuke ko ari igipande kimwe cya watermelon kuriya kimeze wangiza ukongera ukagabanyamo na hano n'aha ngaha ubwo ni ibipande bingahe 4 wangiza ukagenda ugisaturamo kabiri ayibonye gerageza kuyihagarika ndagabanya kuko ndabona isahani ari ntoya kandi ari nyinshi rero iyo umaze gukora gutya iyo ufite izindi mbuto hano ushobora gushyiramo umwembe hariya ushobora gushyiramo gaperi imizabibu n'ibindi ariko nawe dufite turashyiramo imbuto turashyiramo watermelon hano hagati ariko ubundi biba byiza iyo ufite izindi mbuto ugashyiramo biba bisa neza ubu ni ubundi buryo bwa kabiri reka tujye ku buryo bwa gatatu ari nabwo bufite design nziza cyane ariko n'ubu ni bwiza ubwo ni sawa tugiye dukata ku murongo ngo iyi se iyo uraza kuyirekera gutya oya iyi ngiyi ngiye gukata ndahita nyiterekaho niyo ngiye gushyira aho ngaho ubu ni uburyo bwa gatatu ushobora gukora yo ufata watermelon ukayikata kuri anayikase hano wangiza ukaza iyi ngiyi bayita foromo y'ubwato tugiye gukora ubwato burimo n'abagenzi aha tuzarusyaho ra hano hari icyuma kiba gityaye cyane
ariko biroroshye nyine urabona nayikase hari munsi nayomuyemo yego nanda kata gutya rangiza nyine urabona ko ikase ndajya mfata kano nkajyane hano imbere kano ngagarure hino gutya karanga njyane imbere gutya akandi ngagarure hino gutya gutya none ngenda mbikora ibintu byoroshye kandi utegura ukabona ko ku meza bisa neza kugira ngo ukate watermelon utangira kurya utagateguye neza biba byiza uyu bikoze nyine yes mu buryo bwa kabiri noneho hano ku ruhande ushobora kuhatondeka imineke cyangwa izindi mbuto bitewe ariko n'ubu ngubu ni sawa cyane yes ubwo ni uburyo bwa kabiri yego abundi oya katureke ubu ngubu okay hanyuma rwose man hari ibintu biba bigaragara nyine ukabona ko ibintu ari fresh ari byiza hanyuma mwabibonye mureke mbabwire nabwiye abantu ngo kugira ngo ibiryo biryohe cyangwa ifunguro ritegure neza ugomba kwibanda ku bintu wenda by'ingenzi 3 cyangwa 4 icyambere ni intungamubiri ziri mu byo ugiye kurya nizo za mbere aho kugira ngo urye ibiryo bitukura cyane bitarimo intungamubiri warya iby'umukara cyane ariko birimo intungamubiri icyambere ifunguro ryuzuye ubundi uvuga ngo ndiye neza kweri icyambere ibyo uriye bifite mumaro ki ibyo unyweye bifite mumaro ki nicyo kintu ugomba kubanza kureba ku ifunguro cyambere ni umumaro w'ibyo uriye bizamarira ubuzima bwawe hanyuma icya kabiri ikindi kureba umutuku w'iburyo ariko bisa neza ariko ntibigere nta kintu bimaze icya kabiri gutegura ifunguro y'ibi bintu imeze gute akanwa kakaryoherwa kuko ibiryo washyira mu kanwa ntikaryoherwe burya nta n'icyo bimarira mu nda ubwo ni icya kabiri icya gatatu uburyo bigaragaramo sherido uburyo bigaragaramo ibi bintu byose ni ingenzi hari ibiryo ureba uburyo bigaragaramo iyo ubirebye ukuntu biteguye nka kano kantu kameze ugashyira mu kanwa ukumva biraryoshye noneho bifite n'intungamubiri uburiye neza ibyo si ibintu bingahe bibiri maze kuvuga uburyo ibiryo umumaro wabyo na yo mu kanwa hanyuma ubundi buryo uko biba bisa uburyo bikaranze n'ibirungo birimo bigaryohera amaso ukuntu biba bisa ubundi buryo rero ni uburyo bw'uburyo biteguramo hari abantu bateka ibiryo byiza ariko ntibagire uburyo babiteguramo ubwo ni uburyo ubu rero bwari uburyo bwo kukwereka kumwe twajyaga duhirimbura watermelon ntituziranye kandi no mu makwe hari igihe ubibona ukabona akasi ibintu by'inginga bitagira gahunda imbere y'abasirimu n'abantu bafite ubushobozi ariko urabona aka kantu vraiment barange nkundi cyangwa ariko kamen reba ariko uhita ugira ngo ni akabombo noneho hari na bombo rero zikoze gutya nabonye iyo umuntu yasanga uri kurya ati yo wamaye kuri ako kabombo kumbi ni watermelon yakaswe n'umuntu nyine watanze minerivare mwebwe muri kuyanywera ayandi muyajyana muri salo mu kabari hose turabishoje abakunzi b'igikoni kwa mama Sharirene turabakunda kandi rama muramukunda nawe mugende mu mutera inkunga ngo bamwibiye cano ubu mfite abasabu 20 Imana rwose kwite hongera uzamuke ntabwo ari iyo baza kukwiba
bakaba ari wowe biba n'ubwenge bwe bakabujyana nibwo bari ko bagushoboye Sibyo ariko kuko batwaye biriya ibindi do birimo hano bariya bazagaruka kandi bikubi turabakunda rero mu gikoni ngewe na chef Rama turabapopeye cyane tubasezera mukomeze mugubwe neza kubw'iminsi mikuru mutegura neza muri ibi bihe mutegurira abana baje muri vacances inshuti n'imiryango n'abasheri banyu bye bye byiza